baratwigisha bisoje mbona bazanye ibintu by'imigati n'amata turanywa buri muntu wese bagenda bamuha 2,000 byo gutega ataha afatira idini ko idini ridasanzwe ra uru Rwanda niho sinzi wenda nimba ari nirindi wenda ribaho idini ujya gusenga ugatahana amafaranga kandi wenda watuye urumva nk'ijana cyangwa se utanatuye ahubwo ugatahana inote ya 2 en plus nabona n'abazungu harimo abazungu bajya nko muri 6 n'abana babo gutya nyine nkabona ni ibintu nk'abatije byose ibintu menya bizagira stamina haciyemo ni nk'amezi nk'atatu mbona umuvandimwe yarafatishije ntumbaza aho dusuti yari yaratuvanye nimba yaradukoteshaga nimba yaratuguze baratumuhaye yarasigaye agaza udukositimu twa danje nko twaba abavandimwe ngo nimba baba mu mujyi hehe babahagaza ahantu muri free zone hari abavandimwe ngo bajye bahagarara muri free zone bafite udusuti dufite imikunje ikeba so ya nyine nawe yarasigaye yifunga mu dusuti nkavuga ati umuvandimwe arankiranye kabisa gusa nyine nta mutima mubi byari byiza tu inshuro nagiyeyo je nari nabikunze so kubabeshya nabonaga ari sawa nta kibazo so ndavuga ati rero cyo nakwifuriza ati ni bonne chance kandi nugerayo nanjye uzajye wibuka ko aka kageto twakararanyemo n'akamatera ka santimetero 20 tunugera mu bwami bwawe uzanyibuke Uganda Kansai na Arkansas arabyitiranya nyine asa nk'ubyitiranije ubwo noneho baramuboneranye neza tahate simuruzi wino maneko ni gute ufata ibintu byo muri Amerika ukabihuza n'ibyo muri Uganda nyine ibintu biba buriya ni nk'Imana wenda bishaka kugira ku ishaka hari ukuntu Imana ijya dusavinga ni no mpamvu naje kuganiriza abantu ino story sibyo hari ukuntu Imana ijya tujya dushaka gukora ibintu Imana ikabitwangira twe tukagira ngo wenda ni umwaka twahuye nawo ariko mu by'ukuri nta atari umwaka ahubwo ari uburyo bwo kudusavinga story ni ndende ariko ubwo aho naganishaga kwari kugira ngo nze kukubwira ibyaje kuba kuri ba bantu bakomeje babavandimwe babandi babiri bakomeje Kampala twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze inshuti bavandimwe tubana hano kuri Adoyi Empire mwe mwese mwasubscribinze ndetse n'abatarasubscribinga muza mukadusura mukareba ari ibiki mukigendera mwese turabasuhuje kandi turabakunda cyane nkuko mubizi hano kuri Adoyi Empire content yacu yitwa igitabo cy'ubuzima bwanjye ni content igaruka ku buzima umuntu aba yaranyuzemo ariko bwa bundi bwatanga isomo ku bandi ni byinshi umuntu anyuramo ariko byose ntago ariko biba byatanga isomo rero hano impamvu content yacu twahise igitabo cy'ubuzima nuko twahisemo muri story ibintu byakubayeho ikintu cyavamo kikaba cyatanga isomo ku bandi nicyo twahisemo kuzajya tuza hano kugira ngo tukiganireho duhe umwanya umutumirwa azajye akituganirizaho reka rero ntangire mbasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza aho muri hatandukanye kandi n'abatari mu bihe byiza bose mbihanganishe mu buzima niko bigenda ntago igihe cyose ibintu bihora bimeze neza uyu munsi hari igihe bimeze neza ariko ejo ugasanga ntago bihoze bimeze neza mwese rero bitamereye neza turabihanganishije kandi turabakomeje reka rero nsuhuze n'abanyarwanda bagiye gushakishiriza ahantu hatandukanye mu mahanga abari hakurya y'amazi magari abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese turabasuhuje cyane mujye muhaha ariko natwe mutwibuke reka rero nsuhuza abantu bose mukunda Adoyi Empire mujye mwibuka kujya muri commentaire mutugire inama mutubwire icyo twakosora kugira ngo turusheho kubagezaho content imeze neza cyane uyu munsi rero uyu mujene mureba kuri zino kamera ni umujene ufite byinshi ubuzima bwamwigishije tugiye kuganira nawe tugiye kumuha umwanya twibwire ubundi atwinjize no mu gitabo cy'ubuzima bwe tuguhaye ikaze ya murakoze n'ubwa mbere ngiye kuri kamera nimbikora nabi muranyihanganira ariko nyine ibintu byose ne experience bigenda biza gakeya so nabonye kuri no channel hacaho inkuru zijyanye no kuganiriza abantu ku bintu bitandukanye umuntu aba yaranyuzemo
wenda ikigendero wari ukugira ngo abantu bagire icyo bigira kuri experience waranyuzemo. So nanjye rero niyo mpamvu nifuje kubajoininga ngo nze mbaganirize mbanyuriremo story ziba wenda nge ntago ngiye kubabwira story yambayeho, ariko ni story yabayeho ku muvandimwe wanjye, urumva ni nkaho deja nanjye yambayeho. Ni story numvise ishobora kuba hari nk'ikintu yakwigisha urubyiruko. Yego. So iyo story rero itangira mu 2018. Mu 2018 nge nabaga Kicukiro ahantu bita ku Badezami, nabanaga n'umu grand frère ndamusuhuje. Niwe twabanaga mu kageto gutya nyine ka makeya. Icyo gihe we yigaga hariya muri kaminuza ya IPRC. Ngewe ntago nagize amahirwe yo gukomeza amashuri ngo nyagere kure nko kwiye. So ngewe icyo gihe nari ndi mu kazi, we yari ari mu bintu byo kwiga nibyo yari arimo. Yego. Nge nakoreraga hano ka Kigali, hano hari zino nyubako ngo bazita zino nyubako zimeze gutya z'umuhondo n'umukara ziri muri Kiste zikoreramo n'isiri kino kigo gishinzwe ibintu by'ubushakashatsi nimba ari National Institute of Research, ibintu nk'ibyo ngibyo. Staragamo bino by'ama CCTV camera, mboneraho no gusuhuza abajizi banjye Merance, Muhirwa, batipe twakoranye nyine bose nyine mbonereho n'abasuhuze. So inkuru ngiye kubagezaho itangira mu 2018, ndumva hari mu byo mu kwezi kwa gatandatu. So umu grand frère wanjye rero twibaniraga mu kageto bisanzwe, wakakigira mu masomo ye, nanjye ubwo tugahura ku mugoroba. Muri make ntago twagiraga ibintu byinshi byo kuganira ku manywa, ahubwo ku mugoroba umubro wanjye nyine baga afite inkuru nyinshi anyapudatinga, ambwira stories ziriwe zitrendinga za Kicukiro. Urumva nge nirirwaga mu kazi ukuntu nabaga ameze nkaho ndi busy, ntafite wa mwanya nyine wo kuza nyine ngo menye ngo hano ngo habaye impanuka, ngo hano habaye iki niki, nyine niwe wabaga ufite amakuru y'umunsi. Ku mugoroba urumva iyo natahaga, kuko we akenshi urumva twabaga ari ku Badezami, we yigara muri IPRC, yantangaga mu rugo konjya akenshi nageraga mu rugo hafi nka saa moya z'ijoro, hafi aho ngaho we yabaga amaze nk'isaha hari. Urumva yo nahageraga yanyakirizaga story nyine z'ibintu byiriwe bitrending ara ku mihanda ya Kicukiro muri iyo myaka. Noneho umunsi umwe ndabyibuka hari kwa gatandatu, ewana mbwire ati uyu munsi nabonye diro, kandi ni diro irya, ni diro irimo abazungu. Mu buzima busanzwe n'ubundi niwe wabaguze nyine, we wumva bagafite umwanya wo gushaka inkuru zo kuganira, nyine yaranyeforumaga nyine nka grand frère, yabaga afite ibintu byinshi byo kunyeforuma. Nyine ubona se grand frère ibyo bintu bimeze bite, arambwira ngo hari ntuza, ngo hari ngo ni urusengero nimba rwita ngo nimba ari ngo nimba ari amazing what, nimba ari amazing ministry, sinzi ukuntu numvise yabimbwiye. Urumva acemo isi nzwibuka neza ko ni urwo rusengero rwo rufite radio bitaga Ubuntu Butangaje. Boss w'urwo rusengero niwe wari waranashinze iradio bitaga Ubuntu Butangaje, menya baranayifunze sinzi uko byagenze. Wenda ariko reka nkomeze n'inkuru yanjye. None arambwiye ati hari abazungu baje kandi bari muri gahunda yo gutangira itorero mu Rwanda, nyine bino by'amadini muri iyo myaka za 2018. Nyine hari inkundura y'ibintu byo kurema amadini menshi y'inzaduka nyine yaje muri ibyo. Ntamubwa se ibyo byo kurema idini, kurema itorero si ibintu bisanzwe, birimo ni ibihe tirasa ku ntego. Nyine afite ukuntu iyo agiye nko kumbwira ikintu arabanza kanshyushya bya hatara akanshyira muri mood. So arambwira ati rero ukuntu bimeze, hari abantu baje nyine hariya mu kigo muri IPRC, urumva baraza baratubwira ati ni idini nyine rigiye gufungura, ririmo abazungu, ririmo amafaranga, turi gushaka abayoboke. Nyine ambwira ibintu nk'ibyo. Turumva turazana umuyoboke bakaguha amafaranga, yaba ari umubyeyi bakamurihirira ishuri ry'umwana. Nyine agenda ambwira ibintu nk'ibyo, numva ni byiza. Ariko njyewe ubusanzwe ntago wenda muri iyo myaka nari ntarinjira cyane mu bintu, sinari umupagani, ariko ntago nari narinjira cyane mu bintu byo gusenga
urumva nta stabilité nari mfite njya hariho hose basengaga nabashoboraga kugenda nkajyayo nkisengera basoza nkitahira nta bintu njye by'amadini sinabikazaga nyine sinabikazaga nubwo n'ubu ntabikaza ariko wenda biratandukanye hari indi level y'ubuseriye wenda ubu ngubu wenda nabishyizeho icyo gihe nasengeraga ariho hose mbonye nuko Grand Frère arambwira sasa rero ukuntu bimeze nuvuga ngo ku cyumweru bazajya baza kudutora hano Kicukiro centre bazajya bazana imodoka yabo badutware iryo dini yambwiye ko ryari ahantu urabona hano muri zino feruje za hano kuri RDB none umanutse andi hepfo manutse mu kimihururamo gutyamo hasi ahantu harimo ikintu kimeze nk'ikibuga cy'umupira abahazi murahazi arimo ahantu ameze nk'ikibuga cy'umupira ariko menya n'ubundi ikibuga cy'umupira sinzi ukuntu njya mbona ngo nimba ari Junior Academy mpaheruka kera muri izo nce ariko nyine harimo ikintu kimeze nk'ikibuga cy'umupira tuzajya baza kudufata batujyane gusenga then batugaburire then baduhe na tike ducyura kudutwara kujya gusenga bazajya batwitwarira ariko gutaha bazajya batwishyura itike iducyura kandi banatugaburiye byari byo byose tubyemere abantu baba bari muri ghetto wenda nubwo bimeze hari igisiburi gihe siko bimeze nabi ariko abarimo nakantu ko gupfundapfundikanyamo gakeya je urumva navuze ati nshatse nyine numvise ngiye kumujoininga nyine igitekerezo cya Grand Frère navuze ati okay twazanajyana nta birenze nyine nkareba ari nibiki ariko urumva ngiye kuko urumva ibyo numvaga ari ibintu nyine byabereye iyo ngiyo nge ntabirimo ari nko kunyemvita nyine bisanzwe ngo nge kubasura nyine ntago nabifashe nk'ibintu byanjye nabifashe nyine nkuko nubundi akenshi twajyanaga gusenga Kicukiro ahantu hari urusengero n'ubumenya rugihari bita Glory to God Temple nubundi akenshi twakundaga kwigira kuko niho hatuberaga hafi nirwo rusengero rwabaga ruri hafi turutse hariya kubadezana nuko nubundi twari dusanzwe tujyana kuri Glory to God Temple ndavuga ati tuzajyana aho ngaho muri yo nimba ari authentic nimba ari amazing uko ngenda byibukana nyambibabwiye ko ndumva icyo nibuka radio yabo yitwaga amazing grace ubuntu butangaje ndumva ni dini naryo ryari Amazing Grace Ministries ndumva ari ibintu nk'ibyo wenda n'abandi bahasengeye muri commentaire wenda bazanyibutsa nimba wenda nibeshye izina ariko ni hafi aho ni muri Amazing ibintu nk'ibyo so ndamuherekeza nyine turajyana tujya gusenga bisanzwe twageze hariya mu cyapa cya Kicukiro hariya ubu ngubu bahubatse urabona bahubatse no by'imihanda hejuru no hasi ariko hariya urabona kuri IPRC ku gapangu kinjiraga mureto hari icyapa cy'imodoka aho ngaho niho kwasteri yaduteruye niho yatujyanye niho yatuvanye so ubwo nyine iratujyana mbona nyine ibyo wenda mbwiye mbona nibyo mbona abo bazungu barahari barigisha mbona urumva bigishiriza kuko aribwo bari bagitangira wenda sinabajajinga cyangwa se iki hari mu kintu kimeze nk'igisare gutya cy'igisare kinini ukuntu bari barateyemo tuno dutebe nyine tumeze nk'aka nicayeho nyine so ubwo nyine baratwigisha ariko bigishaga mu ntuza mu cyongereza nyine ni icyongereza bigishagamo ariko urumva nanjye mu kongereza kanje gake narabyumvaga yego gake ariko nyine nkabyumva no kuvuga ngo ntago nagendaga ngo ntahiraho nyine turi baratwigisha bisoje mbona bazanye ibintu by'imigati n'amata turanywa buri muntu wese bagenda bamuha 2,000 byo gutega taha afatira idini ko idini ridasanzwe ra uru Rwanda niho sinzi wenda nimba ari nirindi wenda ribaho idini ujya gusenga ugatahana amafaranga kandi wenda watuye urumva nk'ijana cyangwa utanatuye ahubwo ugatahana inote ya 2 amprise nabona n'abazungu harimo abazungu bajya nko muri 6 n'abana babo gutya nyine nkabona ni ibintu nkabatije byose ibintu menya bizagira stamina so ariko urumva nge nuko uwo munsi byahuje nuko ari okaziyo nyine nari nabonye ariko ubusanzwe nge hariya twemo nko nakubwiye twestaraga ama CCTV camera muri iriya nyubako ya Nisiriya ikoreramo Institute Research ari amuntu uza muri Kistara niho twarimo nawe ufite ikiraka cyo kwestaramo kandi twakoreraga abachinese nibo bestaragamo n'abashinwa bestaragamo urumva uwo munsi twagize akantu kaka off ubusanzwe twakoraga iminsi yose twarakoraga ntago twaruhukaga na rimwe ubwo nsuhuza n'umugabo wari team leader wanjye bamwita Alphonse ubwo nako mbamwibutse gutyo nyine
so nuko ubwo twajyanye iyo shuro izindi shuro ntabwo twigeze tubasha kujyanayo ahubwo yazaga ambwira uko bimeze noneho hacemo nk'ibyumweru 2 nambwa tuzise ubagashya tubu noneho ni ngewe usigaye usemura nyine kuko grand frère we azi Icyongereza byahatari nyine we yabihaye umwanya azi Icyongereza tubu ni ukuvuga ngo noneho tubonatangiye job ya danje nyine urumva abantu nyine wenda sinzi nimba ari kuvuga ngo tuba attracted mu buryo bworoshye sinzi wenda nimba strategy zose bakoresheje umva nge wenda nageze nkaho kubera grand frère nyine yabimbwiye nkavuga ateka nge kumusupportinga kubera nyine ubuzima twabyumvaga kimwe turabana no muvandimwe no byose tubyumva kimwe noneho haba nyirumva nasanze arimo ababyeyi bafite abana ibiki urumva sinzi ibintu wenda bari baragiye babizeza ariko mu by'ukuri nanjye nabonaga ari abantu bafite gahunda na potential urumva muri ibyo byumwe numva ngo bashinze radio nyine numva ndavuga ati ahantu harimo ibicera ariko nkumva nanjye najyayo numva nanjye nabijyamo nabikunze ariko nyine nge ngira imbogamizi y'umwanya kuko urumva ntago nari bute akazi k'umuchinese then noneho ngo ngire gute ngo ngiye muri ibyo bintu by'amadini grand frère rero sasa we kuko yari mu mwaka wa nyuma arimo yandika igitabo munyihanganirwa yagakorora yari afite iyo time yo kubyirukaho none acamo nka 2 week nibwo grand frère noneho yaje no hanya update ngambwe ati bunange nabonye job ti muri ya torero yacu nabonye job ninjye uzajya usobanurira abantu nyine kuno ba translatinga akigisha ugasobanurira abandi mu Kinyarwanda nuko ndavuga ati congratulations kabisa ubu noneho nakazu bizaje nyine tuzajya hari ukuntu nyine urumva we yari umunyeshuri ngiye mfite akantu kakaraka gutyo hari ukuntu twagiraga management nyine mworoherezamo gakeya nyine mu kivandimwe murabyumva mbese nyine ndavuga ati ubu noneho ntacyo uzongera kuza umbwira ubu gahunda ni kwa paso nuko ngo nyine nge ntabwo nigeze njye nyine ngo ndebe uko asobanura n'ibiki kuko urumva nge nta mwanya nari mfite ubwo abijyamo nyine abibamo nyine ubwo sinzi profile akajya zibona akajyaza amakuru ambwira ati birashyushye tayari ati mu minsi iri imbere ahubwo turajya muri Amerika nyine ewana akajyaza nkubita version z'ibintu bishyashya nyine muri make muri iyo minsi nyine ni nka deal yari yaravutse nyine agombaga guhora nya updating ambwira ukuntu bimeze noneho haciyemo ni nk'amezi nk'atatu mbona umuvandimwe yarafatishije ntumbaza aho dusuti yari yaratuvanye nimba yaradukoteshaga nimba yaratuguze baratumuhaye yari asigaye agaze udukositimu twa danje nk'utwaba abavandimwe ngo nimba baba mu mujyi hehe baba bahagaze ahantu muri free zone hari abavandimwe ngo bajye bahagarara muri free zone bafite udusuti dufite imikunji ikeba so nyine nawe yarasigaye yifunga mu dusuti nkavuga ati umuvandimwe arankiranye kabisa gusa nyine nta mutima mubi byari byiza tu nuko rero ubwo icyaje kubaho ni ikintu cyaje kubaho haciyemo nk'amezi 3 arambwa ati sasa rero tubampaye offer nyine ubwo yabimbwiraga nyine mu buryo bwa diro hari diro yavutse kandi diro yavutse kubera mba ndi imbere cyane nanjye ntabwo ngomba gucikanwa ngo nabantu bashakaga abantu 8 bahabwa promotion yo kujya Kampala apana wenda menya ari Kampala neza ko nge ntago nigeze njya mu Bugande simpazi neza ngo nahantu bita Kansayi ngo ni muri university y'ahantu bita Kansayi wenda Bagande cyase nabagiye muri Uganda ubwo barahaza bayita Kansayi so ngo ni ntuza ngo hari indi church y'ababatiste ni church y'ababatiste ngo bafitanye ibintu bya partnership nimba ngo barabanze gushinga iyo yo muri Uganda ngo bamara gufatisha akabwo baza mu Rwanda nubundi niyo church nubwo iminungo bya Amazing Grace Kono nubundi fitanye ibintu by'imikoranire ya hafi n'ibitwita ngo nababatiste hano mu Rwanda ese ubwo byenda kumera nk'uko tuvuga ngo abangirikani n'abakatolike ubona ko ibintu byabo babyenda guhura hazamo akantu gatoya kaka difference ariko ukabona ko ibintu byabo ari nk'ari bizi rero ubwo bari bafitanye nyine ukuntu bakoranaga naho muri Uganda aho Kansayi kuri University ya Kansayi ubwo niho bahagiraga nati rero tino opportunity yavutse yo kohereza abantu 8 icyo bazajya gukora na abantu bazagenda bakajya kwispecialize urumva icyo yakoraga kwari ugusemura ibyo yigishije ariko we
yari nkanjye nta bintu bya danje yari azi ku bintu bya Bibiliya cyakora gusemura ibyo wigisha yigishije yari abangutse mu buryo bw'ururimi nyine yari umuntu ubangutse bya hatari yego sasa rero ikintu cyaje kubaho niki ubwo we n'abandi bantu nyine bashatsemo abantu 8 bafite cyambere ntuza bafite kaminuza bashaka abantu bafite kaminuza kuko urumva umuzungu yashaka gukorana n'abantu nyine basobanutse nyine urumva wenda sinzi menya ariyo strategy yakoresheje nk'umuntu wese ugiye gutangira abagomba gukorana n'abantu bafite ireme ry'ubumenyi rya skills ubwo nyine uwo grand frère yamufashemo afata n'abandi bantu 2 yashakaga abantu 8 ariko yabonye abantu 3 gusa ubwo ni grand frère n'abandi batipe be 2 abandi bo barababuze nyine yabuze abantu bari qualified abandi wenda n'abaturage ngo bagendaga bakusanya cyase n'abandi bifite indi miryango cyangwa iki abantu nyine utapfa guhagurutsa ngo ujyane mu bintu nk'ibyo akenshi bishoborwa n'umuntu udafite za birantega nyinshi noneho grand frère rero araza arambwira ati sasa rero tungiye kujya Uganda bampaye akantu kameze nka scholarship kuntu kugenda bakampugura amezi 3 then navayo kaza bakamfasha kubona visa yo kujya muri Amerika nkajya kwispecializa kaza noneho bakanshingira iryange torero nkaba umupasteri nanjye nyine urumva bashaka gutangira gukora utubranche mu Rwanda baba bati dukorera ni Kigali ariko u Rwanda rufite intara enye yego n'umujyi wa Kigali urimo rero dukeneye abantu tugenda dushinga nimba wenda tugiye Musanze tukashinga urusengero twajya mu majyepfo ibutare nuko twajya wenda Burasirazuba za Kayonza n'ahandi so ubwate rero wowe icyo ukora urajya mu ntuza urabanza ujye muri Uganda aho ngaho Kansayi uhakubita amezi 3 babanze bagutraining kumenye bw'ibanze kuri Bibiliya kuri version z'ibanze za Bibiliya nuvayo uze tugushakire ntuza tugufashe gushaka visa tukohereze muri Amerika ugenda ukubiteye umwaka umwe wispecialize neza muri make muri Uganda ni nka introduction ni nk'ibi wenda byajyaga bibaho ngo ni preparatoire ku bantu bajyaga bashaka kujya wenda nko muri kaminuza ya kwa kundi uba witegura noneho gutangira kwiga ikintu bya nyabyo muri Uganda ubwo yabaga ari nka preparatoire nimba ariko nabyita aho ngaho Kansayi urumva nk'umuvandimwe kandi umuntu w'umuservateri aho nta kintu nje nawe bwamubwira usibye aho bwati courage kuko nje nari narigereye aho basengera abo bazungu nayo narababonye urumva ni rimwe nagiyeyo ariko nyine ishusho nahavanye nayihuzaga nuko ari abantu bashyashya baje mu gihugu kitari icyabo baje kwiyinstara nubundi sinabe expectingagaho kuba bari mu gusengera muri etage cyase bafite ibintu by'ibyuma bya danje ko navugaga twende biwenda ntibarabigura igihe kizagera babigure baracyari mu gushyira ibintu ku murongo urumva mu munota umwe bashinze radio bagize gute baracyaye kurwana no gushaka abayoboke nyine nge narabyumvaga inshuro nagiyeyo nge nari nabikunze so kubabeshya nabonaga ari sawa nta kibazo so ndavuga ati rero icyo nakwifuriza ati ni bonne chance kandi nugerayo nanjye uzajye wibuka ko aka kageto twakararanyemo n'akamatera ka santimetero 20 tunugera mu bwami bwawe uzanyibuke ya ubwo nuko nyine umuvandimwe abijyamo noneho reka nihute ngire ku rugendo rwo kujya nyine aho Kampala ukuntu byari bimeze ndabyibuka hari ku itariki urumva management yo kujyayo ntibyari ku ruhande rwe wenda yazaga njyamo amakuru ahantu bigeze ukuntu bimeze biki byose noneho hari ku itariki 18 urumva ngiye nakoreraga hari yantuza nakoraga nyuko nayo byari Kigali niho nakoreraga muri Kist so rero yamaye amafaranga 10,000 arambwa ati sasa ubwo hari ku itariki 17 yagombaga kugenda ku itariki 18 kandi yari afite ibintu yari ari mu gufinalizing igitabo hari ukuntu hari muri IPRC bakoramo ibintu by'ibitabo mu tuntu tw'utugroup ukuntu arambwa sasa nshobanje kutabona umwanya wo kujya kukatisha ntuza itike Nyabugogo wowe nuva ku kazi ku mugoroba ubwo hari ku itariki 17 azagenda ku 18 uze guca Nyabugogo nkatishiriza gatike ngewe kanzanire nkararane nge nzahaguruka no ngende ngiye urumva nawe yari ari mu kubalancing ibintu
ibintu bibiri nyine gufinalizinga intuze igitabo cye kuko urumva kwari kugenda agagira amezi 3 akaza agakomereza akadefanda akabona kujya mu ntuza muri Amerika nyine ibintu bye yari yabipanze ku buryo bitagongana byari buvemo neza 100%. So ubwo yampereje 10,000 ku mugoroba mvuye mu kazi ndamanuka nca Nyabugogo njya kuri agence ya Trinity ndabyibuka mfata iyo yabukeye ku itariki 18 ya saa 3 z'ijoro bishyura 10,000 agatike ka Trinity ndakamuzamukanira ubwo nyine nawe arara muri preparation ze anazirirwamo akiri ibintu byose ku murongo ubwo mu gitondo nge nasize nanamuseze nabwo ati sasa grand frère rero zagira urugendo rwiza n'amasomo meza ubwo ibindi tuzakomeza duciringe WhatsApp yanjye nyine urayifite ndanugera Kampala ubwo uzakoresha arrangement uzahasanga ugenda unkontakte dusubire iyi contact nyine nimero zanjye yaranazeze mu mutwe nabwo atubwa ibindi genda uhige ibindi ubwo gahunda ni gahunda turi kumwe. So ubwo nyine nje nigira ku kazi bisanzwe ku mugoroba ndaza nsanga nyine ntawo hari nyine yagiye nyine ubwo no story guheraho ibintu byose umva twabaga tubirimo kumwe nyine kwera twarabanaga umunsi ku munsi ibintu byose nabaga mbizi noneho story kurikiyeho rero ukuntu byagenze yo nyine yayinganirije after ariko reka nayo nyicemo ariko niba ngombwa ko ikiganiro kiba kirekire umubwire wenda turanagikora parite ebyiri ntaribi ariko nge ndi tayari kubaganiza story yose ariko niba birebire ntari burambwiye yego nuko rero umuvandimwe wanjye yafatiyeho aragenda ubwo cyageze aragenda noneho kuri tariki 18 nyine z'ukwezi kwa gatatu muri iyo myaka muri iyo minsi mbese ni nkaho ari ibintu byagiye bihurirana u Rwanda hari ukuntu rwahise rutangira kutabana neza na Uganda mbese n'ubundi ni nko byari byaratangiye mbere ko iminsi mikeya ariko bitari byasakara mu baturage wenda umugande we akibona umunyarwanda nk'umuvandimwe we nta kibazo wenda nimba ari n'umwuka mubi wari uri wenda mu nzego runaka biba byaturutsemo twe ntago tuba tubizi turabaturage ntago nyine byari byabadanje noneho grand frère sasa ngo ikintu cyabayeho iyo story wenda y'urugendo ye ntitwari kumwe nyine yayinganije after n'umuntu wanjye yambwiye ati ageze ahantu bita Rukoma nyine ubwo abahazi barahazi ubwo wenda kugera za ntuza za Gicumbi muri gare imvura yatangiye kugwa ubwo nyine byo byose ari maze kugera nko mu byo mu masaha 4 n'igice zishyira saa 5 uko imodoka nari namukatishije ya saa 3 hano Nyabugogo kuri Trinity imvura ngo yatangiye kugwa nyine tu grand frère nibwo bwa mbere agiye gucrossinga border nyine nta handi hantu yari yarigeze ajya rwose habe no mu Burundi habe na hehe nyine ariko ari kumwe n'aba type babiri nawe wa gatatu bari kumwe nyine tu so ubwo nyine bageze kunuza ku border bahageze nyine imvura yarimo kugwa ari nyinshi bya danger nyine bavamo bajya ku murongo nyine babanza gucekinga kuri side y'u Rwanda ini noneho grand frère nyine yari afite amafaranga 80,000 ariko yafite kuri telefone ageze kuri border avuga ati byari byo byose nyine abona abagenzi be n'abandi bantu muri rusange ngo hari abavunjayi benshi ahantu hose mu kibaya buzuye nyine yego aravuga ateka nanjye mbikuze udufaranga duke mvunjishe wenda naza no kwigurira akajingeze imbere urumva ntago azi uko urugendo rureshya nibwo bwa mbere avuga ati ntaza kugera mu nzira wenda nkumva nkeneye n'akantu ko kunywa wenda mobile money idakora wenda ntayihaba ibintu nk'ibyo teka mvunjishe udufaranga duke nanjye no kubite ku iposhi then noneho so muri hangana telefone kari gasoneyemo ngire ati mvunjisha nibura ninza kugira akabazo gutya wenda mu nzira nkeneye akaje cyangwa ikinange nze kwishyura nkuko abandi bishyura so grand frère rero yawugize abikuje 10,000 nyine kuri momo muri ayo masaha arangije naragenda avunjisha nk'abandi ati bamaye 48 2018 muri iryo joro ryo ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu ngo n'abantu wenda badukurikiye bahita babikurura neza niyo mvura nyine ewana barabikurura kuko nahani Kigali yaraguye ya danger bya hatari so ubwo kuri side y'u Rwanda ubusanzwe kujya Kampala nta bindi byangombwa byasabaga nyine muri iyo minsi mbere yo kwenda n'ibibazo bivuka hari haramaze kujyaho buno buryo bwo kujya Kampala udakoresheje laissez-passer cya passport iranga muntu ihagije kugira ngo wambuke hari muri iyo minsi nyine so nuko ubwo
umuvandimwe aba side y'u Rwanda nuvuga ngo bageze hariya imodoka irabasiga imodoka ikambuka ikagenda mugaca muri zo process zo gucekinga ibyo bacekinga mukaza kuyisanga hakurya mukongera mukajya mu modoka mugakomeza wenda urumva ubwo shoferi nkurikije nyine ukuntu nyine yajya nsobanura ukuntu byaga bimeze shoferi yabaga afite wenda kumekinga showa ko umubare w'abantu yahagurukanye i Kigali aho hakurya yongeye akabahagurukana mbese nk'uko wenda bajya bajya i Musanze yo mugeze kwa Nyirangarama muvamo ujya gufata iki noneho ntago mugarukira rimwe nyine umwaza nyuma y'umunota umwe undi nyuma y'itanu paka shoferi nyine abonye abantu bose yari yahagurukanye i Kigali buzuye mu modoka agakomeza na hariya rero nyine ukuntu yabishushanirije naho niko biba bimeze ubwo bajya muri Uganda nimba ari cyahindutse muri commentaire muratubwira je ntago nigeze njya muri Uganda ariko nyine uko mbabwiye niko byagenze so kuri side y'u Rwanda ubwo baracekinga barabareka barapasinga none ubwo nyine amaze kubikuza bya bihumbi 10 by'amanyarwanda yavunjishe mu magande bamuhaye 48 niko icyo gihe nyine byapimaga wenda ubu wasa byarahindutse so ageze hakurya rero kuri side ya Uganda none hasanga ibintu byo bisa nkaho byahinduye isura mu kuntu nyine urumva nibyo bintu by'umwuka mubi nibwo yari yakajya yabimenya ko biriho hari ukuntu nk'ibi bintu bijyanye n'imibanire y'amahanga tw'abaturage tujya kubimenya ko igihugu kitabanye neza n'ikindi ariko mu nzego ariho byahereye mu nzego uwo mwuka mubi ntekereza ko ari wa watangiriye twe wenda tukabimenya nka nyuma y'amezi angahe ariko deja hari ibyabanje rero ubwo sasa rero nimba umuvandimwe yaragezeyo kubera urumva abandi babaga bafite hari abaga ngo bafite utuntu tw'utujeto ababaga bafite amarese passe amapasiporo urumva we nta kintu na kimwe yari afite uretse akaranga muntu nyine noneho hariya nyirambwaga uragenda haba hari utuntu tw'utumashini ushyiramo intoki nyine twa fingerprint bakakutereraho agakashi ukambuka ibintu nk'ibyo ngibyo noneho we nyine yagezweho nyine hateraho bakabona wapi akamese n'ubwa mbere ugiye muri Uganda nyine akavuga ati yes n'ubwa mbere ugiye mu biki akabasubiza ati ngiye kwiga hehe akabasubiza ati kansa yakabasobanurira neza ibintu nk'ibyo noneho ubwo ngo bamushyira ku ruhande sinzi wenda aho wenda arakantu katabe kumushyira ku ruhande sinzi nimba ari kwa kundi wenda muri ibi bihugu by'abaturanyi bimwe na bimwe hari igihe iyo babonye umeze wenda nk'umururu bashaka kugira ngo ugire akantu kitu kidogo utanga sinzi nimba ari muri iyo sanse byagenze ariko bamushyize ku ruhande batangira kumuhata ibibazo noneho urumva yanyagiwe urumva kunyagirwa uri ku murongo nyine ngo bari benshi ku murongo nyine bumva bahageze atari bo bambere n'izindi bisi ziba zahagurutse mbere zihari batonze umurongo ari benshi bya hatari imvura yarabakubise hahandi yagezweho yatose ari matitira gutya bamubaza ari ugutitira atavuga ngo n'ugutitira k'ubwoba ahubwo ari kwagutitira kw'imvura yatose ewana yatose ahantu hose noneho ngo ikintu cyabayeho nyine kwa gukomeza bamubaza yageze amera nk'ugize akantu ka trouble morale nyine yagize akantu kameze nk'aga trouble morale so muri hangana kanita buno muntu ati bazo byinshi cyarimwe na situation urimo agatangira no kugushinja ibyo bintu byo kuba maneko urumva nyine ugatangira kugira traumatisme morale akagutraumatiza nyine akatumutakaza iyo stability nyine sinzi ukuntu nyine ubwo habe hako kantu ko kwitiranya Kansai Uganda Kansai na Arkansas arabyitiranya nyine asa nk'ubyitiranije ubwo noneho baramuboneranye neza tahate simuruzi uyu numaneko ni gute ufata ibintu byo muri Amerika ukabihuza n'ibyo muri Uganda nyine ibintu babihindutsa agatuko yego baramubwira ati sasa rero wowe tugomba kugusubiza iwanyu nyine ubwo bahise bamera nk'aho bakonfirmye ko ari maneko nyine abizi ibintu byo gucrossinga border nyine haba harimo verification ya danger nyine kubera bati tutavaho twemerera uyu muntu akaza kuduteza ikibazo so ubwo umu grand frère arabyakira nyine abona ko nta kindi yakora aravuga ati sasa rero noneho ngi ubwo mumfashe ibintu byanjye byari muri bisi mumfashe mbibone nge nta kibazo ndagira gute ndisubiriraho so ubwo cyakora wenda bamubera imfura iyo favor barayimwemerera nyine baramwemerera ati turagufasha usubire mu rugo nta ribi
buriya ni nk'Imana wenda ibishaka kugira ku ishaka hari ukuntu Imana ijya idusavinga. Ni no mpamvu naje kuganiriza abantu ino story sibyo. Hari ukuntu Imana tujya dushaka gukora ibintu Imana ikabitwangira twe tukagira ngo wenda ni umwaka twahuye nawo, ariko mu by'ukuri atari umwaka ahubwo ari uburyo bwo kudusavinga. Story ni ndende, ariko ubwo aho naganishaga kwari ukugira ngo nze kukubwira ibyaje kuba kuri ba bantu bakomeje babavandimwe babandi babiri bakomeje Kampala. Menda kujya bitaba byisheka basoreza uko yagarutse kugaruka, wenda byaje kubaho nabyo wenda ndabisubiramo cyane ko wenda n'iryo torero murarize njyaho na radio yabo u Rwanda rwaje kuyifunga wenda kubera ibintu yakoraga binyuranije wenda n'amahame wenda cyase n'indangagaciro z'umuryango nyarwanda. Ngira ngo ibyo murabizi ntago wenda nshaka kubijyamo, ariko nge ndagira ngo wenda ubwo ni nkaho iyi nkuru reka twicemo parite byenda, reka nsoze ibyo kugaruka mu Rwanda uko byagenze natucemo parite ebyiri, ariko ndashaka kuza kugira ngo nze kubabwira noneho kuri story kuri struggle babandi baje guhurira aho Kansai ukuntu byaje kugenda. None mu grand frère yicaye aho ngaho nyine baravuga towe icara hariya nitubona imodoka iturutse Kampala igarutse mu Rwanda turakwakira lift. Bamuberewe imfura ibintu byavana muri ya bisi, babwira chauffeur nyine ngo we nakomeze. Ubwo hicaye nk'isaha bigeze nk'ubyo masaha 9 imodoka turukaga Kampala ibiraje, naho babanza gukora iyo check out kubagarutse ibintu nk'ibyo nyine bamuhamo lift aragaruka. Ariko mu kugaruka ubwo ko ya masaha yarakuze ntago yakoze iki amafaranga yo kuri mobile money afite na ya mafaranga agize guteye amagande yandi y'amagande yavunjishije. Ubwo araza agize gute abageze Nyabugogo muri gare nko mu byo mahagana mu masaha 10. Urumva type yanyagiwe yatose ibivarisi yatose ibintu byose. Ageze Nyabugogo abura umu agent, abura umuntu wamubikurira amafaranga ayo yarasigaranye n'amagande. Noneho ya mafaranga y'amagande yakwikubita ku motari tugenda Kicukiro hariya kuba Dezami, ariko aho ati mfite amagande mvuye Kampala nta manyarwanda afite. Motari tawapishati mwebwe abateka mutwe turabaza. Urumva umumotari kujya kumuhereza amafaranga atazi uko abara ntago mwashoboka, ntago mwakumvikana. Nyine type yabuze umuntu umutwara pe, yabuze umuntu nyine wamutwara. Yabuze umuntu wamutwara. Jamagira gute ubwo abayicaye aho ngaho, kuko mu kugaruka yageze Kigali deja n'intuza yari yazimye na telefone yari yazimye, umuriro wamushiranye muri telefone. Ubwo ukuntu byarangiye nyine byarangiye rotipe agize gute yiyicariye aho ngo muri gare. Ama agence yose arafunze muhagana mu masaha 10, agence zose zirafunze na ya ma forex bureau aba muri gare mo mwimbere yose arafunze. Nyine abastar kabura indi arrangement yari yose ntiyava Nyabugogo kururana n'ibivarisi yatose ngo azagere Kicukiro kuba Dezami. Ntiyabona uko ampamagara ngo ambwire n'ukuntu ibintu byamugendekeye, telefone yamuzimanye. Ubwo nyine kwanza traumatisme morale yari yagize, ukuntu yari yabaye traumatize mu mutwe, ibintu byose byamucanze, yabaye nk'umusazi atumva ibyamubayeho. Urumva ariko kugezaho nyine yari afite ikibazo cyo kuvuga ngo yarase opportunity. Ntago yari ababajwe n'ibyo by'imvura n'ibiki, ahubwo yari arakariye abamutesheje amahirwe, kuko yumva yaravugaga ati amezi 3 tayari nkaza nigira state. Urumva we yari yaramaze kubipangira. We rero no kuvuga ngo iyo traumatisme ni nk'uko umuntu ni nk'uko wajya kwaka visa kuri ambassade wavayo passport igahitigwa mu mazi cyangwa ugahita uyita. Urumva ni nk'amahirwe yaramuciye, we yabibaraga nkaho ari amahirwe amuciye mu myanya y'intoki. Urumva kubura ayo mahirwe nibyo noneho niyo off mode yari arimo yo kuba yanyagiwe yameze gute, nibyo byari byatumye agira iyo traumatisme morale kabisa. Type nyine yicaye aho ngaho muri gare arategereza. Bimaze kuba nko mu byo mu masaha 11 n'utunota dukeya, hari agence yajyaga igira Rubavu bayitaga nimba ari Kongo Nile nimba ari Kivu Nile, ni Kivu Nile ni Kongo Nile
apana Kivu Berite. Eh, Ubusanzwe hariya hajya Kigali Coach hakajya Virunga n'iyo boro yindi yitwaga nimba ari Nili Safarisi Nili Nili Safari. nimba ari Nili Safari nimba ari Congo Nili nimba sinzi hari agence yajyaga aho ngaho ubu ngubu yavuyeho ntabwo kiriho yajyaga igira Rubavu abona barafunguye nyine ubwo izambere zigenda zijyayo aragenda yegera umutipe amubwira ati sasa rero nagize ikibazo giteye gutya mvuye muri Uganda mfite amafaranga y'amagande nta manyarwanda afite telefone yanzimanye tubusasa sinzi ikintu ugiye kunkorera naguhereza aya mafaranga ukeranje njye niyo wampa igihumbi cyo kwitegera nitahira nyine yari yabaye umuntu uri hopeless yataye umutwe urumva rero abantu bo kuri agence babasobanutse nyine babazi ibintu uko bivunja nyine bari abanyabugogo babazi ibintu byose so mutipe urumva yamuhaye inoti ya 5 muha bya 48 uko yakabivunjishije ari 10,48 undi yaremye nyine afata nibyo 5 ngo abona avuye nyine yari yameze nk'uwabaye degute yazinutswe ibintu by'isi byose nimba ariko nabyita Yego. Tipe aragira urafata kamoto kamugeza mu rugo kinari nkikiryamye araza arakomanga hera no hanze arakomanga bya hatari twirumva hano twiberaga twabagamo inyuma gutya imbere nyine Randi Road niwe babagahagana imbere nyine yumvise umuntu ubyutsa hondagura cyane urugi hari hakiri mu gitondo ko yahageze nubundi saa 12 ni nko zabura gutunota dukeya wenda nka saa 11:50 na hafi aho ngaho nyine bwari butaracya neza kuko ubwo hari kwijoro rya bukeye ku iteke 19 z'ukwa 3 kwa 2018 hari hakiri mu rukerero urumva na twari habyutse umunsi mubi kubera urumva ijoro ryose hari haguye imvura hari habyutse kwa kundi butinda gucya nyine ibihu byose byuzuye noneho ikintu nyine urumva cya Randi Road niwe wabyutse aramukingurira Randi Road ni umuntu nyine w'umujene ntabwo ari umuntu mukuru cyane bamwita Papa Rodrigue ndanamusuhuje n'ubu ni n'ishumi yanjye bya hatari so yari n'ishumi yacu ni umupapa nyine uri kuru bya hatari nyine umeze neza pe ni umwana mwiza ni umuntu mukuru mwiza sawase kubyutse ugenda nduzi watose waraye ku gasozi vipi meze bite ahubwira ati reka nze kuganirira story yanjye bukeye ni hatari jama nagiye kubona mbona nyine aratungutse yatose adashaka no kumvugisha ariko kajinya ka danje urumva hase bimeze bite timwana byihorere te towe byuka ugira mu kazi kawe ibindi turi burushaka uko tubiganiraho so urumva rukuno bana n'umuvandimwe w'umuzi iyo atameze neza umuha umwanya nyine ntago mu stress nyine umuha umwanya so ubwo nyine narabyutse ngewe njya mu kazi kanjye nk'ibisanzwe noneho ku mugoroba nibwo natashye noneho atangira kundapira za stories z'ukuntu byagenze noneho reka ino story muri hangana reka nihanganisha abantu badukurikiye ino story reka ino pariti nyisoreze hano kuko ni ndende ndashaka cyane kuza kubabwira ku bintu byabaye kuri bandi babiri bagiye kuko guhera ubwo ku itariki 19 z'uko kwezi gira ngo musubire inyuma wenda n'abaturusha kwibuka neza u Rwanda rwose rutangira kujyana ibibazo bya danje na Uganda bishingiye ku mutekano abanyarwanda batangira gukubitwa mbese toca ya danje abo bashinja kuba bamaneko abo mana ibintu birebire so reka iyo pariti tuyigira urabona abantu bakomeje kumuhamagara kuri telefone kandi urumva nabubake nifuje kuza ngo tuganire sibyo reka uranyihanganira n'abatkunzi bacu baratwihanganira sinashaka kwicikiriza ariko muranyihanganira ndabibijeje mwe hano kuri Adoyi mu kandi ho subscribe comment n'ibiki byose nzagaruka nge bakomereze mbahe no pariti ya kabiri mbabwira ukuntu byaje kugenda ariko wenda reka nsoze mbabwira ati hari igihe Imana itubuza kujya mu kintu twe tukarekarama tugasakuza ati nyine ntitubyishimire kandi mu by'ukuri hari ikintu gikomeye cyane iba iturinze gikomeye cyane ibiturinze rero bajene wenda mushaka wenda hari ukuntu bajya baza bakababwira ati opportunity bakabajyana nyine mu bintu
byihuse urumva kandi birimo amahirwe noneho ntugire gutekereza kabiri ngo urebe kure ngo umenye ngo ibintu amaherezo bimeze bite noneho ukagenda buhumyi ukigenda buhumyi tayari ugasanga uguye mu ruzi barwitaga ikiziba bajene bagenzi banjye so reka mbe mbasezerera ahangaha ndibuze kugaruka nkomeze ino story ntaribi thank you so much arakoze ku nkuru nziza atugejejeho rwose ndabashishikariza kuza gukurikira igice cya kabiri cy'iki kiganiro bye bye murakoze